ikaze muri iki kiganiro intsinzi mu buzima kinyura kuri Danus TV mugezweho nanjye Salama Niyonsenga nongeye kubasuhuza mwiriweho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti hindura imitekerereze n'ubuzima bwawe burahinduka. Ni insanganyamatsiko ikomeye ifite aho ihurira n'ubuzima bwacu bwa buri munsi ndetse bwa buri muntu. Abenshi bifuza ko ibintu bihinduka, imibereho ikarushaho kuba myiza, imiryango ikabaho mu mahoro, imirimo ikagenda neza n'inzozi zacu zikagerwaho byihuse. Ariko hari ikintu kimwe abantu benshi bibagirwa. Impinduka nyakuri itangirira mu mitekerereze. Imitekerereze ni ishingiro ry'ubuzima. Uko utekereza niko uhitamo, uko uhitamo niko ukora, uko ukora niko ubaho. Iyo mitekerereze yawe yuzuyemo ubwoba, gushidikanya no kwiheba n'ubuzima bugenda nabi. Kandi biragaragara, iyo wiyumvamo ko utazigera utera imbere, uzabona impamvu zo gutsindwa uko byagenda kose, aho kubona amahirwe yo gutsinda. Hari abantu benshi bavuga bati navutse mu muryango ukennye ntacyo nzigezaho. Undi akavuga ati nta mashuri mfite sinshoboye, ariko si amagambo gusa. Ni imitekerereze ifunga. Imitekerereze ifunga iruta urugi rufunze cyangwa imitekerereze ifunze. Kuko ishobora kugufungira amahirwe ataranagerwaho, utaranagerageza basi ngo uvuge ati kangerageze yenda birakunda. Ahubwo wowe ukumva ko bitanakunda. Iyo ni imitekerereze ifunze. Icya kabiri, uburyo imitekerereze mibi ifunga bugwate umuntu ntabashe kuba yatera n'intambwe n'imwe. Imitekerereze mibi ikora bucece. Iza mu bitekerezo bya buri munsi, mu magambo wibwira, mu byo wemera ko bishoboka cyangwa bidashoboka. Iyo uvuga ati sinabishobora, mbere yo kugerageza uba umaze gutsindwa, wowe ubwawe ukanitsinda. Abantu benshi babaho mu buzima batigeze bahitamo, babaho uko batigeze bagerageza amahirwe cyangwa uko bigeze kubaho bakumva ko ibintu bitahinduka. Uko bagize ibibazo, uko abandi babanamo, ariko umuntu ahindura imitekerereze akaba yatangira no kubona ubuzima buhinduka, agahitamo neza, akumva ko hari aho agomba kugera. Aho kugira ngo adindire ahantu hamwe avuga ngo sinize, navukiye aha n'aha, nta kintu nzageraho, ibyo ntabwo bikwiye. Icya gatatu, hindura uko wibona. Ntushobora guhindura ubuzima niba utabanje guhindura uko wibona wowe ubwawe. Iyo wibona nk'udafite agaciro, uzemerera bike mu buzima. Iyo wibona nk'uwavutse ugenewe gutsindwa gusa, uzemera gutsindwa n'ibintu bito cyane kandi bitakwiriye ko watsindwa. Ariko ukuri ni uko ufite agaciro kuruta uko wiyumva wowe ubwawe. Wavutse ufite impano, ufite ubushobozi, ufite icyo wagenewe gukora ku isi hano turi. Guhindura imitekerereze ni uguhaguruka ukavuga uti nshobora kwiga, nshobora gukura, nshobora guhinduka cyangwa nkahindura ubuzima bwanjye, nubwo uyu munsi bushobora kuba ari bubi, ariko ngomba gufata umwanzuro nkabuhindura bukaba bwiza. Icya kane, imitekerereze ihinduka igira imyitwarire mishya. Niba ufite imitekerereze mishya uyu munsi, ugomba no kugira imyitwarire mishya. Iyo imitekerereze ihindutse, imyitwarire nayo irahinduka. Uwatangiraga buri munsi yitotomba avuga ati biragenda gute, ese bizagenda gute, atangira kuwutangira umunsi afite icyizere cy'ubuzima. Uwatinyaga kugerageza atangira gutera intambwe nto, ariko afite icyerekezo, afite n'icyizere. Nta mpinduka nini iza mu kanya gato. Utangira buhoro buhoro, guhitamo amagambo meza, guhitamo inshuti ziguteza imbere, guhitamo kumva ko inama zubaka ziruta izigusenya. Iyo uhinduye ibyo winjiza mu bitekerezo byawe cyangwa mu mitekerereze yawe, uhindura n'ubushobozi mu buzima bwawe ndetse n'ibisohoka mu buzima bwawe. Icya gatanu rero, ntutegereze ko ibintu bihinduka wenyine. Hari ibicira bagategereza ko abantu aribo babafasha. Hari abicara bagatekereza ko amahirwe aza akabasanga ahantu bari, ariko amahirwe akurikira abantu bafite imitekerereze iteguye. Ntutegereze ko isi iguha icyubahiro niba wowe utakiha. Ntutegereze ko abandi bakwizera niba wowe utizeye wowe ubwawe. Hindura imitekerereze n'umwanzuro. Ni icyemezo ufata ugira uti uhereye umunsi sinzongera gutwara
cyo gutwarwa n'ubwoba muri njye, sinzongera kwigaya, sinzongera kwibwira ko ntashoboye. Icyo cyemezo nicyo gituma ubuzima butangira kugenda buhinduka buhoro buhoro, ukaba nawe ugatera intambwe, ukumva ko uri umuntu ufite agaciro, ukumva ko uri umuntu Imana yazaniye ku isi mu kintu cy'umumaro, nyine uri umuntu udasanzwe, aho kwiyumva ko uri umuntu uri cipu cyangwa uri umuntu uri hasi cyane, ntacyo umaze, ntacyo uzageraho, nta bwenge ugira. No, tangira uyu munsi uvuge ati ndashoboye, ndi uw'agaciro, ndi uw'umumaro, ngomba kuva aha nkagera aha ngaha, ngomba kuba uyu nguyu, kandi kugira ngo mbigereho ngomba gutanga iki gitambo kugira ngo mbigereho, ngomba kwitanga, ngomba gukora, ngomba gutera intambwe. Icya gatandatu, hano tugiye kurebera hamwe ingero z'abantu bahinduye imitekerereze bagahindura n'ubuzima bwabo. Hari abantu benshi twese tuzi batigeze batangira bafite byose. Bamwe baturutse mu bukene bukabije, abandi batarize amashuri menshi, abandi baraciwe intege n'abantu benshi batandukanye. Ariko ikintu kimwe bakuyemo cyane ni iki ngiki: bahinduye uko bitekerezaga. Bahisemo kwizera ko aho kwiheba, bahisemo gukomeza aho gucika intege, bahisemo kwiga aho kuvuga ko nta mpamvu, ko ibintu bidashoboka. Uyu munsi ubuzima bwabo ni ubuhamya ko imitekerereze ihindura n'ubuzima, igahindura ejo hazaza h'umuntu. Imitekerereze uyu munsi dufite ishobora kukudindiza cyangwa ikaguteza intambwe ukagera aho ushaka kugera. Icya karindwi, tangira uyu munsi. Ntutangire ejo ngo utegereze ngo nzatangira ejo. Hoya, tangira uyu munsi. Tekereza ko ejo hazaza hagomba guhindura ubuzima bwawe ubihereye uyu munsi. Uyu munsi ukavuga ati ngomba gutangira uyu munsi kugira ejo hazaza hanjye hazabe heza. Tangira uyu munsi uhindure uko utekereza. Tangira uyu munsi wiyandikire ibyo wifuza kugeraho, ibyifuzo byawe ushaka kugeraho. Wibwire ko ubishoboye, ufate intambwe nkeya iganisha aho wifuza kugera. Utangire uyu munsi, ntumve ko uzatangira ejo, kuko ejo ntago ari ahawe, ntago uzi ko hazabaho. Wibuke ko ubuzima butari ubwo kubaho gusa, ahubwo ari ukugira icyerekezo cyiza kandi gikomeye. Iyo ufite imitekerereze iboneye, n'inzira irigaragara niyo yaba igoye. Aka kanya ushobora kuvuga ati nshaka kuba uyu muntu, ariko inzira ikaba igoye, nyamara ugahangana paka ugezeho, kuko hari icyo ushaka kuba cyo, ndetse hari n'ushaka kugeraho, n'aho ushaka kugera, n'intebe ushaka kwicaraho runaka. Bakunzi bacu ba Danusi TV, insanganyamatsiko y'uyu munsi irasobanutse: hindura imitekerereze n'ubuzima nabwo burahinduka. Ntibitangirira hanze yawe, bitangirira imbere muri wowe. Ntibitangirira ku bandi, ahubwo bitangirira kuri wowe. Ni wowe uhitamo uko utekereza, kandi uko utekereza ni ko uzabaho. Fata uyu munsi nk'intangiriro nshya ku buzima bwawe. Fata uyu mwanya uhindure imitekerereze yawe, maze urebe ko ubuzima bwawe buhinduka. Mwari kumwe nanjye Salama Niyonsenga. Rero ndabashimiye cyane kudukurikira muri iki kiganiro Intsinzi mu Buzima kinyura kuri Danusi TV. Tuzongeye kubana mu kindi kiganiro. Imana ibahe umugisha.